Muraho neza nshuti bakunzi ba Isange TV Show, twongeye kubasuhuza aho muri hirya no hino mwe mwese mudukunda ndetse namwe mutugaragariza ko ibiganiro byacu tubagezaho bivuga ku mirire myiza n'uburyo bwiza bwo kuyinoza bibafitiye akamaro. Turabashimiye kandi tunabararikira kugira ngo dukomeze kubana namwe ndetse murushaho no kutwereka ko ibiganiro byacu ari ingenzi. Muri iki gihe rero cy'iminsi mikuru abantu benshi bararya kandi bakanwa byinshi, rimwe na rimwe bigatuma bumva batamerewe neza bitewe n'uko hari ikintu kiba cyabuzemo. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro mukeneye kugira ngo mumenyeho byinshi, cyangwa se mukeneye kumenya cyane cyane mu bihe nk'ibi twinjiyemo by'iminsi mikuru. Muri iyi minsi rero nk'uko nari mbibabwiye, hari imbuto cyangwa se hari imboga z'uruvange mukeneye kugira ngo iminsi mikuru irushaho kubabera myiza. Tugiye kuganira kuri salade y'imbuto, ikiribwa cyoroshye kiryohera kandi gifasha umubiri gukomeza kugira ubuzima bwiza. Twihuse rero reka tubanze turebe ngo ese salade y'imbuto ni iki. Salade y'imbuto ni uruvange rw'imbuto zitandukanye zikatwamo uduce duto dusa naho dukozwe mu kudekora, cyangwa se dukatwa mu buryo busa no kudekora mu isahani imwe, zigatangwa nk'ikiryo cyoroheje cyangwa se inyongera ku ifunguro cyangwa ku mafunguro, ikundwa cyane kuko iba ifite amabara meza, impumuro nziza ndetse n'akamaro kanini ku buzima bwacu bwa buri munsi. Icyo ni igisobanuro cya salade y'imbuto mu magambo make tubashije kuba twababwira. Twihuse rero reka turebe imbuto zikoreshwa cyane cyane muri salade y'imbuto. Muri salade y'imbuto hakoreshwamo inanasi, imyembe cyangwa se mango, hakoreshwamo pome, hakoreshwamo imineke cyangwa se banana, hakoreshwamo avoka na orange cyangwa se amaronji ndetse na watermelon n'izindi mbuto waba wateguye gukoresha muri salade, ariko izi ngizi ni ingenzi cyane cyangwa se nizo zibanze muri salade y'imbuto. Izi mbuto zose ziba zifite vitamine n'imyunyungugu itandukanye ifasha umubiri gukora neza. Ngira ngo rero tumaze kubabwira imbuto z'ingenzi cyangwa se imbuto zikunze kuba zikubiye muri salade y'imbuto. Twihuse reka turebe akamaro ka salade y'imbuto ku mubiri. Salade y'imbuto ifasha igogora cyane cyane nyuma yo kurya inyama n'ibindi biryo biremereye. Ahangaha ngira ngo biragana n'ibihe turimo tugenda twinjiramo. Murumva ko salade y'imbuto akamaro kayo ka mbere gakomeye no gufasha mu igogora, cyane cyane igihe umaze kurya ibyo kurya nk'inyama cyangwa se n'ibindi biribwa biremereye. Salade y'imbuto yongera ubudahangarwa bw'umubiri kuko igiye ikubiyemo imbuto nyinshi twagiye tubabwira zirimo vitamine A, vitamine C ndetse n'imyunyungugu twagiye tubabwira nka za potassium, magnesium zifite akamaro gakomeye ku mibiri yacu. Ahangaha rero salade y'imbuto iyo uyiriye yongerera ubudahangarwa umubiri, bityo bigatuma urushaho kumera neza. Ngira ngo nk'uko tubyifuza, buri muntu wese aba yumva iminsi mikuru yamubera myiza. Rero kugira ngo ikubere myiza kurushaho, ugomba no kubitegura binyuze mu mafunguro ufata. Salade y'imbuto ifasha umutima n'uruhu kuba byiza, cyane cyane twababwiye ko ibigaragaramo cyangwa se ibyo dusangamo vitamine C, vitamine A bifasha mu gutuma uruhu rumera neza, rusa neza ndetse no kurinda indwara zitandukanye z'amaso n'ibindi. Ahangaha rero ifasha umutima ndetse n'uruhu kuba byiza bitewe n'imyunyungugu twagiye tubabwira za potassium, antioxidant dusangamo, bya bindi byose bidufasha mu kugabanya cyangwa se mu gukura imyanda mu mubiri. Salade y'imbuto iha umubiri imbaraga n'amazi ahagije kuko hakubiyemo imbuto zitandukanye zifite amazi ahagije cyangwa se zikize ku mazi nk'iyo watermelon. Izi mbuto zigiye zitandukanye ziganjemo amazi menshi, ari byo bituma umubiri ubasha kwakira amazi ndetse n'imbaraga. Ni nziza ku bana, ababyeyi ndetse n'abantu bakuru. Murumva rero ko salade y'imbuto ifite akamaro gakomeye, ndetse by'umwihariko mu bihe nk'ibi turimo igufitiye akamaro gakomeye cyane. Reka turebe inama z'ingenzi mu kuyitegura. Ikintu cya mbere, irinde gushyiramo isukari nyinshi kuko imbuto ubwazo zihagije ku isukari cyangwa se zifite isukari. Izi pome, imineke,
wotameloni zigiye zifitemo isukari, rero niyo mpamvu atari byiza gushyiramo isukari nyinshi cyangwa se no kuyishyiramo ntabwo ari ingenzi cyane. Tegura salade igihe gito mbere y'uko urya cyangwa se mbere yo kuyirya. Banza ubitegure, nyuma y'umwanya muto ube nibura aribwo watangira kuba wafungura. Niba uyibitse uyishyire muri firigo kandi nturenga amasaha 24 cyangwa se nturenze amasaha 28. Biba byiza ziriya mbuto kuzirya zigifite za ntungamubiri zose nta n'imwe yari yavaho. Koresha imbuto nzima kandi zisukuye neza. Ahangaha ni ukubanza kureba imbuto ugiye guteguramo salade niba nta kamenyetso cyangwa se nta tumenyetso zifite ko kwangirika, kuko bishobora gutuma nabyo bigira ingaruka ku mubiri igihe waba uzikozemo salade ariko zatangiye kwangirika cyangwa se zatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko zitameze neza. Ikindi kandi nanone, kuko twari tubabwiye ngo ibuka kuzisukura neza mbere y'uko uzikatakata cyangwa se mbere y'uko uzitegura mu ishusho wapanze ko uri buzihe, banza uzironge neza n'amazi meza. Ibi byose bizatuma ubasha kuzitegura kandi na za ntungamubiri zazo nta kintu na kimwe zangiritseho. Twihuse reka turebe salade y'imbuto kuko tuyikeneye muri iyi minsi mikuru, icyo yadufasha cyane cyane muri ibi bihe turimo tugeramo by'iminsi mikuru nka za Noheri cyangwa se Noheri n'intangira z'umwaka mushyashya. Mu minsi mikuru salade y'imbuto ifasha kugabanya kuremererwa n'ibiryo byinshi, cyangwa se igihe wafashe amafunguro menshi, salade y'imbuto igufasha gutuma umererwa neza mu gifu. Ikindi kandi muri ibi bihe by'iminsi mikuru, salade y'imbuto idufasha mu gutuma tumererwa neza cyangwa se mu gutuma umera neza, ugasa neza kandi uruhu rukamera neza. Ibi ngibi byose urabikeneye, nanjye ndabikeneye. Reka turebe nanone ikindi kintu nanone kimwe salade y'imbuto idufasha cyane cyane muri ibi bihe by'iminsi mikuru, ni ugutanga uburyo bwiza bwo kwishimira ibiryo utangiza ubuzima. Ahangaha ibyo wariye kugira ngo bigire agaciro ni uko ugomba gukomatanya aya mafunguro yose ndetse n'izi mbuto ukazishyira mu mubiri kugira ngo utangize ubuzima bwawe, kubera ibihe byo kwishimira iminsi mikuru turi kugenda tugeramo. Tugana ku musozo rero, nk'icyo twabaha nk'umwanzuro cyangwa se impamba muri ibi bihe, uko dukwiye kwitwara mu buryo bwo kunoza imirire tunita ku mibiri yacu nk'uko bisanzwe. Salade y'imbuto ni ikiribwa cyoroshye ariko gifite akamaro kanini ku buzima. Mu gihe twizihiza iminsi mikuru, ni byiza kuyishyira ku meza yacu nk'inshuti y'ubuzima bwiza. Ahangaha amafunguro yose uri gufata cyangwa se uri bufata muri ibi bihe azagira akamaro, azagira agaciro, umubiri wawe uzakomeza gusugira kandi uzakomeza kwirinda indwara, ndetse ubashe no kugira ubudahangarwa n'ibi bihe bikuryohere kandi bikubere byiza. Turabashimiye mwese twabanye, mwese mwarimu duteze amatwi hano kuri iyi channel yacu Isange TV Show. Tubifurije impera z'umwaka nziza, Noheri nziza ndetse n'umwaka mushya, kandi mukomeze kugubwa neza. Niba utarakora subscribe uyikore, usige comment utubwire ko video yacu wayikunze, kandi niba wanayikunze ntugende udasize like. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, turabakunda cyane.